ni mu masaha y'umugoroba. Emmanuel rero ndetse na Miguel ni abaturanyi. Aba bombi rero bakunda nyine gukorana ibintu byose hamwe, bakunda gusangira, bakunda kwicara baganira kenshi na kenshi, ndetse bakanasohoka nyine bakajya gusangira amafunguro muri resto. Umunsi umwe rero baba nyine basohotse bagiye gusangira, maze telefone ya Emmanuel igasona, arareba agasangana umukobwa w'inshuti ye magara. Uyu mukobwa rero yitwa Lorita. Akibona rero nimero nyine ya Lorita ahita yitaba bwangu, maze Lorita agahita amubwira ati nicaye ku muryango wawe naje kukureba nyine kandi nakubuze. Naho rero Emmanuel ahita abwira nyine Miguel ati rero ngomba nyine guhita ntaha kubera yuko hari umushuti wanjye untegereje. Miguel rero ahita amubwira ati nta kibazo, reka nyine dutahe. Barasa rero bagera nyine hafi y'umuryango, Miguel aba ari kureba nyine Lorita ari kure, ahita abaza nyine Emmanuel ati ariko umushuti wawe ubanza rwose afite ikibazo gikomeye. Naho Emmanuel ati urumva simbizi nyine ntabyo yambwiye kuri fone, ariko nyine ubu nibyo ngiye kugerageza kumenya, ariko nanjye ndabona rwose ahari hashobora kuba hari ikitagenda. Emmanuel rero ahita yihindukira maze akabwira Miguel ati gusa nyine wakoze cyane, ni ukuri nishimye uyu munsi. Naho rero Miguel ati nanjye nuko, ahubwo se tuzongere nyine undi munsi dusohokere hari ahantu nabonye nyine haryoshye. Emmanuel ati nta kibazo. Emmanuel rero ahita ava mu modoka maze akagenda nyine asanga Lorita, aragenda agafungura bakinjira mu nzu. Gusa nyine uyu mukobwa amarira aba ari yose. Emmanuel ati mbwira habaye iki ko rwose ndeba agahinda kari hafi kukwica. Naho rero Lorita ati tekereza David umukunzi wanjye tumaranye imyaka ntazi umubare, tekereza kugira ngo yifate andebe mu maso maze ambwire ko iby'urukundo rwanjye nawe byarangiye. Naho rero Emmanuel ati hoya, ibyo bintu rwose ntabwo yabigukora. Emmanuel rero ndetse na Lorita ni inshuti kuva mu bwana bwabo, baraziranye ku buryo buri kimwe baba bakiziranyeho. Lorita ati cecekere rwose, ntabwo bizi, njyewe ndumva wagira ngo ndi kurota, ariko nanone ngasanga ntabwo ndota. Byarangiye nyine imyaka yose twari dukundanye, ubu rwose yabaye imfabusa. Mbese mu bundi buryo nataye igihe, kwihangana rero biba byanze. Maze Lorita agahita abwira Emmanuel ati mbabarira umpe icyo kunywa ufite gikomeye muri iyi nzu kuko ndifuza kwiyibagiza. Atangira rero kunywa inzoga ariko akumva ntabwo ziri kumukoraho. Emmanuel rero aragenda akajya mu gikoni agiye nyine kumutegurira amafunguro. Yagaruka agasanga uyu mukobwa amarira yamurenze, atari ko rwose mbabarira wirira, ntabwo David akwiriye ko hari irira na rimwe ryamanuka ku maso yawe kubera we, kubera ko nyine uriya musore ni ikigwari. Naho rero Lorita wakundaga David bikomeye ahita abwira Emmanuel ati hoya rwose wowe bivuga ibyo bintu, ntabwo umukunzi wanjye ari ikigwari, ni umusore mwiza, ikindi kandi n'umwana mwiza, aritonda cyane. Naho rero kwihangana biranga, maze Emmanuel agahita aseka ati nawe rwose wagira ngo ntabwo ari wowe waguhemukiye, wagira ngo si uri gutumurira. Uyu mukobwa rero Lorita nubwo bwose aba yababaye, ariko ntabwo aba yifuza umuntu yakumva ari kuvuga nabi uyu musore David. Emmanuel rero ahita amwambura ikirahure maze akamubwira tumva ni ukuri wanyweye nyinshi bikabije, rekera. Naho rero Lorita ati ikibabaje ni kimwe, ni uko izo nanyweye zose zigeze nibura zinansindisha ngo mbe nakwibagirwa ibintu nari ndi gutekereza. Ndacyatekereza neza rwose nk'uko naje meze, nicyo cyonyine kibabaje. Emmanuel rero ahita agenda maze iyi nzoga nyine akayimena, ntabwo ashaka ko uyu mukobwa yongera kuyinywa. Buracya rero n'ubundi yajya kumureba mu cyumba cy'agasanga amarira aracyari yose. Ati n'ubu kandi uracyarira? Ati rero mbabara rwose tuve hano maze dutembere, ugende urebe nyine ibyo hanze uko bimeze, ufate akayaga, ahari nyine byaza gushira. Naho Lorita ati ntabwo nshaka kuva mu nzu, ndumva ntashaka kurenga hano, ndashaka rwose kwigumira aha kubera yuko nta kintu n'ubundi cyanshimisha, ntacyo nasanga hanze cyanyibagiza agahinda mfite. Naho rero Emmanuel ati ariko nawe rwose umeze nk'uri kwiyahura, reka gukomeza kubabara ngo nuko umusore yakwanze, mwihorere rwose, buriya nyine niwe wahombye kubera ko buriya ntabwo yari uwawe, ntabwo yari agukwiriye. Gusa ntabwo Lorita aba ari kubyumva.
ahita rero abwira Emmanuel ati noneho uzi ikintu kibabaje se, tekereza ko nakomeje no kumuhamagara akanga kunyitaba, nibura natekerezaga ko nibura yakabaye yampamagaye maze akambaza n'uko ameze, ubu se koko nta nubwo ahangayikishijwe n'ukuntu meze nyuma yo kunkatira. Naho rero Emmanuel ati nyine kubera ko ntacyo umubwiye niyo mpamvu nyine atanahangayikishijwe n'uko waba umeze, ntabwo bimureba, gerageza ahubwo nawe umwibagirwe wigire nk'aho mutigeze mumenyana. Lorita ati hoya rwose ibyo turi kumbwira ntabwo byashoboka, biragoye cyane, ntabwo nshobora kwibagirwa David kuko rega ndamukunda cyane. Emmanuel rero ahita amubwira ati ndabyumva rwose uramukunda, ariko si wowe muntu wa mbere waba akunze umuntu utagukunda. Ubu ngubu kano kanya wowe uryamye hano uri kurira, ndabizi neza ko ari guprofita ubuzima, ubwo rwose ari kwishimisha ndetse nta nubwo yibuka yuko wowe ubaho. Sinumva rero impamvu wowe uri gukomeza rwose wibabaza ndetse ukibabariza ku musore utagukwiye. Lorita rero ahita abwira Emmanuel ati noneho reka nyine tugende tujye hanze maze ndebe ko nyine nabasha kwiyibagiza nubwo ntazi ko rwose biri bunkundire. Bahita bambara rero maze bagasohoka. Batangira rero gufata ako kunywa. Emmanuel uba ushaka rwose gukura Lorita muri mudu mbi aramufata akamuhagurutsa kugira ngo babyine. Barahaguruka rero bagatangira kubyina, ariko ubona rwose Lorita bitamufasheho. Mu kanya gato bajya kubona bakabona abasore babiri barinjiye, nyamara umwe muri bo aba ari David. Baraza rero bagahita bicara, David agikubitana amaso na Lorita, nta nubwo rwose agira reaction ngo ubone ko hari icyabaye. Ahita yihamagarira seriveri maze akamutuma icyo kunywa. Lorita kwihangana biranga maze agahita afata isakoshi ye bagahita bitahira we na Emmanuel. Bagera mu rugo agahita abwira Emmanuel ati cyakoze ndumiwe, wabonye ukuntu yicaye akandeba nkaho rwose ntanabaho, wagira ngo nta nubwo yari yambona na rimwe n'ubwa mbere mbonye. Naho rero Emmanuel ati nabikubwiye ko rwose ubu ahari ari kwishimisha ntacyo bimubwiye, nta mpamvu rero nawe rwose yo kwibabaza. Lorita ati ndicuza ukuntu maranye imyaka nawe myinshi cyane, ndibaza rwose ahantu narebaga maze hakanyobera. Naho Emmanuel ati wikwirenganya, umuntu uwo ari we wese rega byamubaho, bibaho rwose ko ukunda umuntu ariko we akaba ajya kwibuka ko ubonye. Umunsi rero wakurikiye gaze ya Emmanuel ibyuka yagize ikibazo maze akajya kureba nyine Miguel kugira ngo aze abafashe, dore ko nyine aba ari umusore w'umuturanyi, nibo baba baziranye cyane muri iyi karitsiye. Ajya kumubwira rero uko byamugendekeye maze Miguel agahita aza nyine kugira ngo aze kureba. Bari kuza bahita basanga Lorita ari mu gikari ari gukora nyine uturimo two mu rugo. Emmanuel ahita abwira Miguel ati uyu rero ni wa mukobwa w'inshuti yanjye yitwa Lorita. Agahita anabwira Lorita ati hanyuma rero uyu musore ni umuturanyi wanjye, tumaze igihe kinini rwose duturanye. Bahita rero bakomeza bajya mu nzu kugira ngo ajye kureba uko gaze imeze, maze Lorita agasigara ari kuvuga ati gusa nyine rwose Emmanuel aturanye n'abahungu beza, uyu musore ni bogari, ni mwiza rwose, abereye kumureba. Asigara rero ari kwisetsa nyine kubera n'ibintu aba ari gutekereza. Naho rero ku rundi ruhande yagaze nyine Miguel amara kuyitunganya neza maze akabwira Emmanuel ati noneho nta kibazo rwose wateka, ibintu byose bimeze neza. Emmanuel rero aramushimira maze agahita amubaza ati ariko mbabarira nkubaze ikibazo cy'amatsiko, wa mukobwa wari utwaye mu modoka mu minsi yashize ninde? Ntabwo rero ababyibuka neza, bimusaba nyine umwanya wo kugira ngo abyibuke. Ati ariko umugoroba. Naho Emmanuel ati yego. Miguel ahita amubwira ati uriya ni mushiki wanjye. Ubona nyine bisa naho rwose Emmanuel yafuhiye uwo mukobwa. Naho rero Miguel ati none se ubundi wambonye uri hehe? Emmanuel ati hoya reka tubyihorere nyine twe gukomeza kubivuga, ahubwo nyine mbwira none se ndaguhemba iki, urifuza ko naguhemba iki? Naho rero Miguel ati ahubwo bari wowe umbwira
naho rero Emanuela ati urabyumva ute se ndamutse ngutekeye agatoki kameze neza natetse mu gikoni cyanjye ndetse nkanagateka kuri iyi gaze umaze gutunganya. Miguel ati urumva koko ndinde wo kuvuga hoya kubera ko urabizi nyine nkunda n'agatoki mu busanzwe, noneho ko watetse urumva ko biri buze kuba ari akarusho. Yego rwose, ahubwo reka njye kuba nicaye muri salo ubundi nyine ukagire vuba ubundi ukazane, ndumva n'inzara inyishe. Aba ari kubivuga ariko ari no kwinanura. Uyu munsi rero bari ku meza nta handi rwose ijisho rya Lorita riba ryibereye, aba ari kujya areba uyu musore ntahumbye, maze bahuza amaso bombi bakamwenyura. Lorita rero akomeza kumwitegereza, ibintu rwose bituma na Emanuela nawe abona rwose ko harimo ikintu hagati y'aba bombi. Ababona ukuntu Lorita ari kumureba maze akisetsa, akabona rwose ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nyuma rero y'iminsi mikeya Emanuela bari guteka, maze agahita abona gaze ye ishizemo, nyamara abatarasoza ahita yihuta rero maze akajya kureba nyine Miguel, ahita amubwira ati none se birashoboka yuko wantiza igikoni cyawe maze nkisoreza ibyo nari ndi gutegura? Miguel ati noneho rwose urancekeje, ati igikoni cyanjye kimaze amezi 6 yose kidakora, bishatse kuvuga yuko nta gaze mfite, nta na gahunda yo kuyigura mfite, ahubwo kubera ukuntu nari nshonje uzi ko nari ndi gutekereza ko nazi iwanyu nkaza kureba ko nyine mwatetse. Naho rero Emanuela ati nyine urumva yuko nari ndi guteka ariko ntabwo birangiye. Naho Miguel ati noneho reka mpite njya gushaka ibyo kurya hanze. Emanuela ati ahubwo nanjye ndumva twajyana. Miguel ati nta kibazo rwose, reka rero ubwo ngubwo genda ukinge nyine ubundi nyine uze tugende. Naho rero Emanuela ati reka mbwire na Lorita aze tujyane twese tujye kwifatira amafunguro. Miguel ati nta kibazo. Baragenda rero bakajya hanze bagafata amafunguro nyine banaganira bari gutera story, bagataha rwose ubona bishimiye amasaha yose bamaranye n'uyu musore. Umunsi umwe rero Emanuela aba yicaye muri salo, maze Lorita akaza akamusanga yitsetsa rwose ubona ibyishimo ari byose. Nawe Emanuela ati habaye iki se ko ndeba umeze nk'umwana baguriye igikinisho gishyashya? Naho Lorita ati wabimenye rwose kuko ubu nanjye igikinisho gishyashya rwose ndagifite. Ati ngutere inkuru se? Ati uzi ko se nkunda umuturanyi wawe? Ati uriya musore yantwaye umutima neza neza, ati ni bogari, ati noneho nkunda ukuntu aganira, ati wabonye ukuntu atajya buri kintu avuga kugira ngo akore umuntu muri mudu mbi, ati niyo byaba bimeze bite akora ku buryo ari bubone ikiganiro azana kandi kigahita kigukura ku bintu uri gutekereza bibi. Ati uriya musore rwose umva, ati ntanakundanye nawe rwose naba ndi indangare, ati kubera ko ni umusore mwiza imbere n'inyuma. Emanuela rero ahita yijima, ati hoya rwose ntumbwire ko kano kanya kandi waba ushaka gushaka undi mukunzi. Urabona ko nibwo kiva nyine mu mubano utari mwiza n'umusore mwakundanaga. Sinibaza ko ari igihe cyiza rero cyo kuba wakongera kandi ukajya mu biganza by'undi musore. Lorita ati nyine ntabwo rwose umusore twakundanaga wari umubano mubi, byabaye ngombwa ko yigendera ariko ntabwo twigeze tubana nabi. Ntabwo rero rwose mfite impamvu yambuza kwikundira undi muntu igihe nabonye nta kibazo rwose twakundana. Naho rero Emanuela ati rwose ntakubeshye ntabwo ngushyigikiye habe na gatoya. Naho Lorita ati ariko so Emanuela ubundi ugira umukunzi? Emanuela ati hoya rwose ntawe mfite, ati niyo mpamvu rwose utazi uburyohe bw'urukundo, wowe ntabwo uzi iyo umuntu yakunze ukuntu biba bimeze. Nyamara Emanuela nyine aba yumva rwose atangiye gufuha ukuntu, dore ko nawe nyine aba rwose ajya areba ijisho ryiza Miguel, ariko aba yumva uyu mukobwa we ameze nk'aho ari gutera intambwe amusiga. Bakiri muri ibyo rero bahita bumva umuntu akomanze, maze Emanuela agahita ajya gufungura, ahita asanga ari Miguel waruje. Aba afite rero keke yakoze rwose n'amaboko ye abazaniye Lorita,
ahita ahamagara nyine Loretta ati nkuzaniye agakeke wumva ukuntu keke nakoze bimeze. Loretta mu byishimo byinshi ahita ahaguruka ati ni wowe wayikoze? Naho rero Miguel ati cyane rwose. Loretta ati reka njye kuyikata ubundi nzane nyine dusangire twese. Akigera rero mu gikoni gukata ya keke, Emanuela ahita abwira Miguel atumva aturabizi ariko ko mba mbona inshuti yanjye igukunda, mba mbona rwose agufitiye agatima, sinzi ukuntu mba mbona bimeze. Naho rero Miguel ati cecekere rwose ugire ko iyo mikino yawe, ndakuzi ko ukunda gutera story. Emanuel rero ashaka gukomeza kubwira nyine izi nkuru Miguel, ariko agakomeza akamusakuriza nyine adashaka yuko azikomeza, kuko aba yumva ari ibintu nyine bitashoboka, aba yumva ari imikino uyu mukobwa Emanuel yibereyemo. Nyamara Emanuel wo bari kuvuga ibintu bya nyabyo rwose, kubera yuko na Loretta aba amaze kubimubwira. Loretta rero ahita agaruka maze nyine bagahita baceceka, bahita rero batangira nyine gufata amafunguro, bakazana ko kunywa bakanywa, maze bagakomeza kuganira. Ubona rwose ibiganiro hagati ya Loretta ndetse na Miguel biri guhura neza cyane, kubera ko rega rya jambo bari babwiye Miguel ryari ryamuguye mu gutwi. Hashira iminsi rero Miguel rwose nawe ari kugenda yitwara neza kuri Loretta, cyane cyane nyine ko yari yarabyumvise ko amukunda, nawe yarebesha amaso ye akabona koko bisa nkaho uyu mukobwa amwitayeho rwose. Nawe rero atangira kugenda aza gahoro gahoro, maze rwose bakagenda biyumvanamo. Nyamara ibi bintu biba biri kugenda bibangamira Emanuela, dore ko aba ari we uba warikundiye uyu musore bwa mbere. Nyamara uyu mukobwa uba waraje bwa nyuma, we rwose ahita atera intambwe ya mbere, maze ibintu byose akabishyira ku rundi rwego. Umunsi umwe rero Loretta asohoka mu cyumba yambaye neza nyine, gusa aba yambaye agakanzu kagufi y'ukuntu, maze Emanuel agahita amubwira tugiye hehe? Loretta atumva nyine uyu munsi nasabye Miguel yuko yagura nyine ibintu bimwe na bimwe mu rugo iwe, maze nkajya kumutegurira amafunguro. Naho rero Emanuel ati ariko se ubwo urumva utari kwihutisha ibintu? Loretta ati hoya nta kibazo rwose, none se urumva hari ikibazo kirimo kuba najya kumutegurira? Ahubwo nyine wihangane, kubera ko nshobora kuza kumara amasaha menshi ntaragaruka. Ahita asohoka rero akigira nyine kwa Miguel. Naho rero Emanuel uba usigaye hano asigara nyine ubona rwose agahinda kamwishe, aba ari kujya afata imisego akayijugunya hasi, ibintu byose akagenda abijugunya hasi, aba yumva nyine ameze nk'umuntu ufite agahinda, kubera ko ababona ukuntu nyine Loretta ari gutera intambwe kumurusha, akumva biri kumubabaza ko uyu musore yakunze mbere y'uko rwose na Loretta bamenyana. Nyamara Loretta ari kumutwara rwose ku mugaragaro. Loretta rero amara gutegura amafunguro, maze bakajya ku meza bagasangira, bicara muri salo n'ubundi bagakomeza nyine kuganira nk'abantu baba bashaka kumenyana byimbitse. Miguel abaza Loretta ati hanyuma se sheri wawe byagenze bite kugira ngo mutandukane? Yaguciye inyuma se? Naho Loretta ati hoya rwose ntabwo yigeze aca inyuma, yari umwana mwiza cyane, nta nubwo ibyo bintu yari kubikora, ahubwo nyine habaye ibintu bimeze nko kutumvikana, kubera ko bitangira nyine ababyeyi be barankundaga cyane, baranyishimiye, ibintu rwose bimeze neza, ariko nyine aho baje kumenyera ko nyine ari nk'aho twavaga ahantu hamwe ku gasozi kamwe muri karitsiye imwe, nyine mama we ntabwo ibyo bintu yabikunze, ntabwo yigeze akunda yuko twavaga ahantu hamwe. Yatangiye nyine kugenda rwose ubona ko anyanga mu buryo bugaragara. Nyamara David we yakomeje kuba umwana mwiza, ndetse akomeza no kunshyigikira kugeza n'igihe yantereye ivi maze anyambika impeta, ansaba ko nyine twazabana. Gusa nyuma yaho noneho umuryango we warahagurutse, maze bose rwose ubona batangiye kundwanya badashaka yuko tubana. Rero ibintu byakomeje kugenda biba bibi, kugeza naho nyine David nawe yabonye ko bitashoboka, maze rwose ambwira ko tugomba guhagarika umubano. Nuko nyine byagenze, gusa nyine ntabwo yari yarigeze aba umwana mubi ukundi, ahubwo ni umuryango we watumye ibyo byose nyine bihagarara.
Miguel rero ahita afata nyine Lolita maze akamuryamisha mu gituza cye, agatangira nyine kumukora mu mutwe buhoro buhoro, ati komera ni ukuri ndabyumva rwose ko bitari ibintu byoroshye, ariko komera kuri iyi nshuro noneho ndahari, humura rwose ntabwo uzongera kwicwa n'agahinda kandi nyine turi kumwe. Naho rero Lolita nawe ahita atuza maze akabwira nyine uyu musore ati ndagukunda cyane. Uyu musore rero nawe aramubwira ati nanjye ndahari ku bwawe. Bakomeza rero kuganira nyine, bagakomeza gutera story kugira ngo Miguel arebe yuko Lolita yakwibagirwa nyine aka gahinda, kuko yabonye ko iyo batangiye kuvuga ku by'uyu mukunzi we batandukanye, Lolita n'ubundi yongera rwose akababara, bikamera nk'aho yongeye gusubira muri ibi bintu nyine akongera kubitekerezaho bundi bushya. Uyu munsi rero ibiganiro bigera kure maze bikarangira rwose banasomanye. Lolita rero arataha maze nyine akagenda umuntu uri kumurya, aba yumva nta kindi kintu na kimwe agomba nyine guhita abwira Emanuela uretse kumubwira inkuru z'ukuntu yasomanye n'uriya musore. Icyo ataba azi ni uko kumubwira izi nkuru biba rwose biri kurushaho kumubabaza. Lolita rero aba ari kumubwira ati ntakubeshye, uriya musore nyine ntabwo asanzwe, utazamubona kuriya ari bogari, noneho asomana neza birenze ku buryo sinzi ko rwose nzanabyibagirwa, ndumva n'ubu ngubu nasubirayo. Naho rero Emanuela ati ngewe rwose ndi kumva ibintu byanyu biri kwiruka cyane, wabyitondesheje. Naho Lolita ati nta mpamvu yo kwitonda, nta mukunzi mfite kandi nawe ntawe afite, urumva se hari ikibazo? Tugomba kwikundanira nyine nta kibazo. Undi munsi rero Lolita asohoka yambaye neza cyane, maze agahita abwira Emanuela ati ndagiye rero, gusa wabona nyine ndi butahe ntinze, ntuze kuntegereza. Naho rero Emanuela ati none se ugiye hehe? Naho rero Lolita ati turasohotse nyine na Miguel. Emanuela rero yumva ibi bintu nanone byongeye kumukora ahantu, maze yamara gusohoka agafungura urugi gatoya akitegereza, ahita abona ukuntu Miguel nyine ahobereye Lolita, ndetse rwose akagenda akamufungurira umuryango w'imodoka akicara, maze Miguel nawe agaca mu wundi muryango ubona aseka, ubona yishimye nyine ari guha keya uyu mukobwa zidasanzwe. Emanuela noneho nibwo abona ko rwose ahombye bya nyabyo, ahita atangira agafata ibintu byose agatangira kubinyanyagiza kubera ukuntu aba yumva agahinda kamwishe. Nyamara ntabwo aba yabasha kubwira Lolita ko akunda Miguel, ntabwo rwose yashobora kubimubwira, ariko nabo bari kwishinja ko yarangaye, dore igihe cyose bamenyaniye, igihe cyose yatangiriye kumukunda ariko agakomeza guceceka ntamubwire ko amukunda. None nyine Lolita umwana nyine uzi icyo gukora, we rwose ahita atera intambwe ya mbere, maze ibintu bigahita bitangira gushyuha. Uyu munsi rero Lolita ntabwo ataha, buracya mu gitondo maze akaza. Naho rero Emanuela ati ntumbwire yuko waraye kwa Miguel. Lolita ati cyane rwose narayeyo, ati nyine numvaga nta kigomba gutuma nza nihuta, gusa ntakubeshya uriya musore ararenze, n'ubu ngubu rwose ndumva mukumbuye kandi ariko tukimara gutandukana, ariko ndi umunyamahirwe rwose kuba nkundana na Miguel, ni iby'igiciro ntabwo wabyumva. Ku rundi ruhande rero ku kazi kwa Lolita baba baramuhaye nyine agakonje kugira ngo ajye kwitekerezaho kubera ibibazo nyine aba afite. Gusa nyine uyu mukobwa aba ari umwavokate, abakora rero muri kabine nyine y'abavoka. Haza rero abakiriya baba bakeneye nyine umwavokate ujya kubaburanira, dore ko nyine baba bafite ikibazo bagifitanye n'indi kampani. Baraza rero bakabwira nyine bosi wa Lolita ko bakeneye nyine umwavoka. Naho rero bosi wa Lolita ahita ababwira ko nyine nta kibazo, bagiye rwose kubikurikirana, bagomba nyine kwishyura amafaranga, ubundi umwavoka we akazajya nyine kureba iyi kampani, ndetse bakaba babanza no kugira ibiganiro ku mpande zombi kugira ngo barebe ko bidashoboka ko bakumvikana mbere y'uko bajya mu mategeko.
naho rero aba bakiriya nyine bo baramubwira bati rwose nta kibazo, icyashoboka cyose ikibazo cyacu kigakemuka, nta kibazo rwose. Boss rero wa Lorita ahita atekereza ko nyine nta kindi cyo gukora uretse guhamagara uyu mukobwa maze akava muri konje, kubera ko nyine uru rubanza babona rwose nta wundi muntu yarushinga. Naho rero Lorita we aba yibereye kumwe na Miguel bari kwikinira udukino rwose ubona urukundo rwabo ruryoshye, nyamara Emanuela aba yicaye hariya ku ruhande ari kurebera, we rwose ubona yarabuze umwanya mu buzima bw'aba bombi, dore ko mbere y'uko Lorita aza Miguel yari inshuti ye magara, baganira basangira, ariko ubu ngubu uba ubona ko rwose Lorita yamumutwaye burundu, ndetse nta wundi mwanya Miguel afite uretse wo kuganira na Lorita gusa no kwikinira no kwishimisha. Mu kanya gato rero Lorita aba ananiwe maze Miguel agahita amubwira atumva reka nyine na Emanuela akine maze ndebe ko mwese ntabatsinda. Emanuela ahita agenda akicara yegereye Miguel maze bagatangira gukina, aba yumva yishimye. Iyo rero Miguel yazanaga nk'akaboko kagakora kuri Emanuela yabaga yumva rwose ari ibintu birenze nyine, akumva ahari uko kuboko yakumugumishaho. Uyu mukobwa yakundaga Miguel mu buryo butangaje. Bakiri muri ibyo rero telefone ya Lorita irasona, maze yareba agasanga ni boss umuhamagaye, ahita ajya ku ruhande gatoya maze bakavugana. Boss batinda gushaka, ndashaka nyine kugaruka ku kazi kubera ko dufite nyine urubanza kandi ni wowe ugomba kurukurikirana. Lorita rero nta yandi mahitamo aba afite, arabyuka nyine akitegura maze akajya kureba boss we. Boss we rero ahita amubwira ati nyine ugomba gukurikirana urubanza, akamubwira uko ruteye n'uko ibintu byose bimeze, maze akanamubwira ko agomba kuzajya kubanza kuganira nyine na boss w'iyi kampani. Umunsi rero Lorita yagiye muri iyi kampani, ari gusohoka ageze ku muryango ahita ahura nyine na David. David rero ahita amuhamagara ati Lorita, aba yumva ataye umutwe, yumva nyine amukumbuye, yumva rwose bavugana. Naho Lorita arakebuka akamureba maze rwose agahita akomeza akigendera nk'aho bataziranye, arijijisha akigira nk'aho kuba amubonye ntacyo bimubwiye, nyamara birumvikana kumukubita amaso gusa igitima cyatangiye kudiha, umutima wari uri hafi kumuvamo, kubera ko Lorita yari agikunda uyu musore, nubwo bwose nyine bari baratandukanye, ariko agatima ntikiburiraga rwose ko kumutekereza. Yego rwose birumvikana yari ari kumwe nyine na Miguel, ariko bisa nkaho n'ubundi bitamubuzaga gutekereza kuri uyu musore. Noneho uko bahuraga byabaga rwose bisa nkaho yongeye gusubira inyuma, yongeye kumwibuka, n'ibyo yari yaribagiwe byose byongeye kumugarukira. David rero we abwira umusore w'inshuti ye baba bari kumwe atumva nkubwire, noneho rwose ubu nemeye neza yuko Lorita yanyanze, tekereza ko ubundi atajyaga yihanganira kumbona, ntabwo rwose yajyaga abasha kuba yambona ntansuhuze. Iyo namurebaga mu maso nabonaga yuko akinkunda, aka kanya noneho mbonye ko byose byarangiye, ndetse rwose mbonye ko guhura nanjye ntacyo bimubwiye, nyamara njyewe numvaga nshaka kumuhobera, numvaga twakavuganye, mbese numvaga rwose nifuza ko yanyegera nibura nkongera kumva impumuro ye. Naho rero uyu mushuti we atariko nawe rwose ntugakine, si wowe se uriya mukobwa wamukatiye, si wowe wamuhemukiye, wumvaga se azagutegereza kugeza ryari? Erega nawe ntabwo ari ipoto ushinga aho ubonye maze ukazagaruka ukayihasanga, nawe afite umutima. Ubu rero waramuhemukiye nyine, ubwo nawe yarakwibagiwe. Naho rero David ati hoya rwose ndumva ntakwiye kumutakaza, uyu mukobwa ndacyamukunda, erega nuko ari ababyeyi nyine babivangavanze, nanjye nyine nkajya ku ruhande rwabo, ariko ntakubeshye uyu mukobwa rwose ndamukunda. Naho rero uyu musore ati mbabarira ibyo bintu bireke wikomeza no kubimbwira, kubera ko nakugiriye inama mbere wanga kumva, ubu rero waramutakaje kandi rwose iyakire byararangiye.
Ku mugoroba rero akazi karangiye, Lorita ahamagara Miguel maze akamubaza nyine uko ameze, akamubaza ati none se sheri urankumbuye? Miguel ati nawe urabyumva, ndagukumbuye cyane rwose. Lorita ati ngewe birakabije, ndagukumbuye ntabwo wabyumva. Miguel ati none se umunsi wawe wagenze neza? Lorita ati wari ugiye kugenda neza, ariko nyine byaje kwicwa nuko nahuye n'umu ex wanjye. Tekereza ko akora nyine muri iriya kampani tugiye kuburana. Naho rero Miguel ati ndumva rwose bitangaje, none se muhuye nyine byagenze bite? Naho Lorita ati nese nikomereza ndigendera, sinashakaga kumureba nawe kandi nyine wabonaga nawe nyine atanyitayeho, yampamagaye biraho ariko nese nikomereza. Bakomeza rero gutera story nyine babwirana ukuntu bari bakumburanye. Ku rundi ruhande rero David we nyine arataha, maze akigera mu rugo agahita abwira mama we ati ni ukuri mama warampemukiye cyane, kubera yuko ibibazo mfite kano kanya ni wowe wabinteye, ni wowe watumye Lorita ava mu buzima bwanjye. Ni ukuri warampemukiye kuba warinjiye mu rukundo rwanjye n'uriya mukobwa, naramukundaga birenze. Naho mama we ati hanyuma se uri kunshyiraho amakosa ko nkugira inama mbi? Naho David ati ntabwo rwose wakabaye waranze umukunzi wanjye. Mama we rero ahita arakara ati n'ikindi gihe ntuzongere kuza umbwira amagambo wishakiye. David rero akomeza kuvuga nyine asakuza avugira hejuru, ubona ameze nk'uri gutonganya mama we, kubera ko rwose aba ari kwicuza nyine impamvu yaba yaravuye mu buzima bwa Lorita. Mama we rero utari kubyumva ahita amukubita urushyi ati n'ikindi gihe ntuzongere kunsakuriza, ntuzongere kumvugisha ijwi warikize hejuru. David rero asigara nyine yicaye muri salo, mama we agahita yigendera. David asigara avuga ati ariko se mama koko yatewe n'ibiki? Ni gute yakwanga umukunzi wanjye? Ni gute atakwifuza ibyishimo byanjye? Nyamara nawe aba yarabigizemo uruhare, kuko ntabwo aba yarahagaze ngo arwane kigabo maze arwanirire nyine umukunzi we. Nawe nyine yacitse intege vuba, maze ajya ku ruhande rw'ababyeyi batashakaga uyu mukobwa. Ku rundi ruhande rero abari mu masaha yo mu gitondo, Miguel asohoka agiye muri siporo, maze agahita ahurirana neza ku muryango na Emanuela nawe ugiye muri siporo. Bose rero bahita nyine basuhuzanya, maze Miguel agahita amubwira tumva warabuze, uzi yuko kuva nyine Lorita yagenda ntarongera kukubona. Naho rero Emanuela aturabizi nyine umuntu aba yiruka inyuma y'ubuzima, umuntu aba afite akazi kenshi, nta nubwo rwose mba mpumeka. Naho rero Miguel ati none se ubu ngubu ugiye kwiruka? Emanuela ati cyane, ati ahubwo wabona utunguwe kubera ko ari ubwa mbere mbonye, ariko nyine ndabikunda cyane. Iyi siporo ndayikunda kuva na kera nkiga muri segondere kugeza n'uyu munsi, nkunda kuyikora cyane. Nuko hari igihe njya mbura umwanya, ariko ubundi niyo siporo yanjye. Naho rero Miguel ati tekereza ko rero nanjye nari nyigiyemo, ubwo reka twijyanire muri siporo. Barajyana rero bari kwiruka nyine, maze bagahita bajya ahantu haba hari n'akagare bakundaga kujyaho bakakajyaho. Naho rero Emanuela ahita abwira Miguel ati gusa nyine umucuti wanjye yanyibye umuturanyi wanjye. Naho Miguel araseka ati hoya rwose ntabwo ari uko bimeze, gusa nyine ngewe na Lorita turacyishakisha ngo tumenye icyerekezo cyacu, tumenye nyine ahazaza hacu. Naho rero uyu munsi Emanuela biranga rwose kwifata, maze agahita abwira nyine Miguel ati ariko ni ngewe nakwikundiye bwa mbere, ni nge nagukunze bwa mbere rwose nubwo bakuntwaye. Miguel ahita atangara, maze agahita areba nyine Emanuela ati ngo iki? Emanuela hari yumva ko nyine akoze amabara, maze agahita yiruka ataha. Miguel amwiruka inyuma, ariko Emanuela nyine agakomeza kwiruka cyane, aba yumva adashaka ko ahari iyi sije nyine bayivuganaho, wagira ngo ibi bintu aba nabivuze acitswe. Ni kwa kundi uba wumva ibintu bikuremereye, wumva rwose utakibashije kubibika.
Miguel rero aragenda maze agakomeza nyine kubitekerezaho biranga, maze akaza agakomanga ku rugi rwa Emanuela. Emanuela afungura atazi uwo afunguriye, maze yabona ari Miguel agahita ashaka kongera gushyiraho urugi, ariko Miguel kubera ukuntu aba ari umusore asunika urugi akinjira nyine ku mbaraga. Naho Emanuela ati urashaka iki hano? Ko ibyo nagombaga kukubwira nabikubwiye, ibyo wagombaga kumva wabyumvise. Naho rero Miguel ati nyine ndifuza ko twabivuganaho. Emanuela ati hoya nta kintu cyo kuvugana gihari, mbabarira rwose, wabyumvise nyine byarangiye, birekera aho ngaho. Telefone rero ya Miguel ihita isona, maze Emanuela agahita amubaza ati ni Lorita? Naho rero Miguel ati yego, ariko akanga kwitaba. Emanuela ati mbabarira, itaba inshuti yanjye rwose, ntutangire kuyibabaza, ntutangire kuyikora ibyo bintu, ntabwo rwose mbishaka, udatangira nawe kumugira nk'abandi bose, mwitabe. Ikindi kandi va hano ugende, genda muvugane witonze rwose. Miguel we rero aba yumva nyine yakabaye yicara maze akaganira n'uyu mukobwa bitonze, ariko nyamara Emanuela rwose ntabwo aba akeneye kumuha umwanya. Iri joro rero Emanuela arara adasinziriye, akajya abyuka maze akicara akongera akaryama. Ku rundi ruhande kandi ni nako biba bimeze kuri Miguel, nawe ibitekerezo biba byamurenze. Nyamara rwose kuba uyu mukobwa atamuhaye umwanya wo kugira ngo bavugane, nabyo nyine aba yumva rwose bimubabaje. Bose rero barara rwose badasinziriye, nubwo ntawe ubararanye n'undi, ariko bose barara nabi. Naho rero ku rundi ruhande nyine umunsi rwose wakurikiye, Lorita ajyana nyine dosiye zerekana yuko urubanza barutsinze, ndetse ya kampani abakiriya be baregaga igomba kubishyura kandi amafaranga menshi, kandi akayabishyura vuba, kubera ko nyine batagombaga gukererwa, kuko aba bakiriya be nyine imirimo yabo yari iri kudindira kandi idindijwe n'iyi kampani nyine baregaga. Bari rero ubwo kandi David nawe nyine aba ahari, maze Lorita agahita ababaza ati hanyuma tinda ku byo kwishyura cyane, ubundi ni izihe ngamba mwafashe zigaragaza yuko ikosa mwakoze mutazongera kurikora? Naho rero David atangira gusobanura kampani ye ati nyine twari twakoresheje amaproduwi chimique menshi, ubu rero ntabwo bizongera kubaho, mutuze rwose, nyuma y'iminsi 3 muzishyurwa, kandi rwose ntabwo icyo kibazo kizongera kubaho. Lorita rero ababwira ati murakoze cyane, maze agasohoka. Ba bakiriya we rero baba bishimye, bari kuvuga bati uriya mukobwa ni umuhanga cyane rwose, iriya kabine ntabwo tuzigera tuyivaho kubera ko ifite abavoka b'abahanga. Naho rero David asohoka inyuma ya Lorita amuhamagara ati Lorita umeze ute? Naho Lorita ati umva, mbabarira cyane rwose. Naho rero David ati ariko kumba mbona usigaye unyirengagiza, wagira ngo ntabwo mbaho. Naho rero Lorita ati nyine buriya ushobora kuba uri nk'umuzimu, n'ubundi rwose ntabwo mba nkureba, ikindi kandi kuri njyewe rwose urahashize, ntabwo nkigutekereza, nta n'umwanya ngufitiye, mfite byinshi byo gukora. Ahita yigendera rero maze agasiga David ahagaze hano wenyine. David yitegereza uyu mukobwa maze akabona noneho yarahindutse cyane rwose, ndetse yafashe umwanzuro wo kumureka kandi byarakunze. Ku rundi ruhande rero Emanuela ndetse na Miguel bahurira mu nama, maze inama yarangira Miguel akabwira Emanuela ati nagutahana. Batahana rero mu modoka, maze bagera imbere y'inzu zabo nyine. Emanuela agahita abwira Miguel ati wakoze cyane. Naho rero Miguel ati ariko nifuzaga yuko twavugana, kuba rwose warambwiye uko wiyumva kuri njyewe. Akivuga ibi rero Emanuela ahita afungura umuryango ashaka kugenda, ariko Miguel agahita amukurura ati hoya tugomba kuvugana, maze nanjye nkakubwira uko niyumva kuri wowe. Gusa nyine mbere ya byose ngomba kubanza kukubaza ikibazo, kubera iki ari wowe wanyohereje ku mukunzi ku nshuti yawe? Kubera iki wanshyize mu maboko y'inshuti yawe kandi nawe waranyiyumvagamo? Kubera iki wakoze ibyo bintu?
ikintu rero noneho gitangaje muri byose ni uko nyine umunsi umbwira yuko inshuti yawe inkunda kandi cyane, nari nje iwawe aricyo kinzanye nje kukubwira yuko ngukunda, nje kukubwira uko niyumva kuri wowe, nyamara ukimbwira ko uriya mukobwa wundi ankunda, byahise binyereka ikimenyetso cy'uko utantekerezaho, cy'uko impamvu ubona ko abandi bankunda ari uko wowe nta gitekerezo ufite. Nahise nceceka rero ikibazo cyanjye, maze rwose nanjye ntangira kwerekeza intekerezo zanjye kuri Rohita, ariko rwose ntakubeshye naragukundaga kandi cyane, ku buryo inshuro zose nazaga kukureba nkubwira ngo mfite irungu, nkubwira ngo nifuza ko mperekeza kujya gufata amafunguro, ntuzatekereze ko rwose byabaga ari gutyo gusa, ahubwo nyine nabaga nifuza kumarana umwanya nawe kuko numvaga mbyishimiye cyane. Emmanuel rero ahita amubwira ati ntiwibuka se wa munsi nyine nazaga kukubwira ko gaze yanjye ifite ikibazo, tekereza ko ari njyewe nari maze gucomora uriya mugozi maze nkaza kukubwira ngo uze kumfasha, byari ukugira ngo uze nyine tube tumeze nk'aho turi twenyine. Naho rero Miguel ahita aseka ati ariko nanjye nabaye ikigwari koko kubona kiriya gihe ntarabashije no kukubwira yuko ngukunda. Nakabaye rwose naragerageje kukubwira kera ko ngukunda, ariko nanjye nakomeje nyine gutinya, ntekereza yuko nshobora kubikubwira ntubyakire neza, maze bikaba byakwangiza umubano twari dufitanye. Gusa nyine ako kantu mbwiye karancekeje rwose, ariko ikintu nshaka kukubwira ni kimwe, ni uko njyewe nari naragukunze kera cyane, ariko nyine ukuntu wanyohereje mu maboko y'inshuti yawe, njyewe byatumye ntekereza ko rwose wowe nta gatima umfiteho, ndetse ko bitazanashoboka. Emmanuel ati nta kundi nyine nanjye nararangaye, ariko nanone sinifuza kuba impamvu y'umubabaro w'inshuti yanjye, ntabwo nifuza kubatandukanya, sinifuza ko rwose yareka kwishima kubera njyewe. Gusa nyine Miguel ahita amwegera maze bombi bakaba barasomanye, ariko muri ako kanya Emmanuel nyine ahita amwirekuza maze agahita agenda yiruka. Umunsi wakurikiye rero Rohita aragaruka, dore ko nyine ka kazi yari agashoje neza, araza rero akinjira mu nzu, dore ko nyine hataba hafunze. Araza agahita asanga Emmanuel aryamye muri salo arasinziriye, aramukomanga maze Emmanuel akabyukira hejuru, ubona rwose yikanze. Rohita ati wabaye iki ko mbona rwose wagira ngo ntabwo uhari? Naho rero Emmanuel ati ni sangahe? Rohita ati ni saa yine. Emmanuel ati ntumbwire ko naba naryamye nkageza saa yine, ati gusa nyine sinzi nanjye byambayeho. Rohita tukivuga ibyakubayeho atuzi yuko David yifashe akaza kundeba mu rugo, tekereza ko ngo yari aje kunsaba imbabazi ngo twongere dusubirane, ngo kubera ko ibintu byose byabaye ngo ntabwo ariko yabishakaga ngo ndetse ngo aracyankunda. Ikintu gitangaje rero ni uko rwose ubu ngubu ntakimutekereza, kubera ko nyine nibereye mu rukundo na Miguel kandi turishimye, ndanezerewe, uriya musore ndamwishimira cyane. Naho Emmanuel ati none se ukunda Miguel bigeze aho? Rohita ati cyane, ndamukunda birenze ahubwo uko waba uri kubitekereza. Bakiri rero kuvuga ibyo ngibyo, Miguel ahita akomanga maze Rohita akamubwira ati ni karibu. Ahita aza rero maze akamubwira ati numvise ko nyine waje, nateguye amafunguro, ndifuza ko nyine waza maze tukajya gusangira. Bahita bagenda rero bakajya nyine kwa Miguel, nyamara Emmanuel ahita asigara hano yimyoza, ubona rwose bimurakaje kuba aba bombi bongeye kujya kuba bari bonyine, nyamara ntaba ashaka ko batandukana, ariko nanone ukabona nta nubwo ashaka yuko baba bari kumwe. Rohita rero abaza nyine Miguel ati ko mbona utishimye nk'ibisanzwe, ntabwo wishimiye kongera kumbona? Naho Miguel ati nyine wantunguye kandi rwose uba ugomba kumpamagara mbere y'uko uza. Rohita ati mbabarire, natekerezaga nyine ko ari surprise, ntabwo nari nzi ko rwose biri bukubabaze, gusa nyine uyu musore aba abona atari muri mudu nk'ibisanzwe. Umunsi rero wakurikiye
Emmanuel we ibintu biba byakomeje kumucanga, ajya kureba umukobwa rero w'inshuti ye maze akamubwira ati rero rwose ibintu byambayeho biratangaje cyane, nakunze umusore ariko nyine umushuti wanjye aje aba ari kumubwira ko amukunda bwa mbere, barakundana ariko nyamara igihe nabibwiriye nyine uyu musore yambwiye ko ari njye yakunze kuko ari nanjye yakunze bwa mbere, ariko nanone ndi gutekereza ku nshuti yanjye, ese ubu koko biramutse bibaye ko ari njye wakunda bya nyabyo, inshuti yanjye yabigenza ite? Ntiyaba igiye kongera kubabara bwa kabiri? Naho rero uyu mushuti we aramubwira ati nyamara n'ubundi inshuti yawe iramutse iri mu maboko atari meza n'ubundi ntacyo byaba bimaze, aramutse ari kumwe n'umusore utamutekereza ahubwo witekerereza wowe, n'ubundi rwose ntabwo zaba ari impuhwe umugiriye, ahubwo nyine icyiza ni uko wabireka bikagenda uko byakagenze. Irekure nyine ubundi uganire n'uriya musore umushaka icyo gukora, nibiba ngombwa ko ari mwe mukundana, ndabizi neza Lorita nawe rwose azamenya icyo gukora kandi ntacyo azaba ahumura. Naho rero Manuela ati sinshaka kubabaza inshuti yanjye, sinifuza rwose ko yazabona ko ndi inshuti mbi ndetse akabona ko ari njye namwangirije ibyishimo. Uba ubona rero afite ibibazo byinshi ari kwibaza kandi byose adafitiye igisubizo. Naho rero ku rundi ruhande Lorita ahamagara nyine Miguel bari kuganira, maze Miguel akamubwira tumva nyine uyu munsi mfite ibintu byinshi byo gukora, ubwo rero ntabwo nshaka rwose kunsura bitunguranye, ndifuza kuba ndi njyenyine kugira ngo mbe concentre ku kazi kanjye. Lorita rero aramubwira ati nta kibazo, ariko mu by'ukuri Lorita aba abibona ko rwose hari ikintu kitagenda kuri uyu musore, aba abona atakimwishimira, aba yibaza nyine ikintu yaba yaramukoreye kikamuyobera. Nyamara rero ku rundi ruhande David nawe ntabwo rwose aba ari guhwema gushaka umwanya wo kuba yavugana na Lorita maze akamusobanurira ndetse akamusaba imbabazi. Umunsi umwe rero Lorita aba yagiye muri supermarket, yasohokamo agahita akubitana na David imbere yayo. Naho Lorita ahita amubwira ati ariko usigaye noneho nkurikirana, ntumbwire ko rwose usigaye unkurikira aho ngiye hose. Naho rero David ati hoya, hari ibintu rwose nari nje kugura hano. Lorita ati bimbwire, wari uje kugura iki? David rero abura icyo avuga, maze agahita amubwira ati rwose uramfashe, gusa nyine nifuzaga kuvugana nawe, ndakwinginze mbabarira nk'umwanya niyo yaba ari iminota 5 gusa. Naho Lorita ati wibeshye utere intambwe imwe unyegera, ndavuze induru cyane baragukura hano nk'umujura kuko rwose baragira ngo uranyibye. Ahita yigendera rero maze agasiga David ahagaze hano yumiwe. Ku rundi ruhande rero Miguel aza kureba Emanuela, arakomanga. Emanuela yamukubita amaso akumva rwose umutima umuvuyemo, ariko nyine kubera ukuntu aba amukunda ntabwo abasha kumusubizayo, aramureka akinjira. Naho rero Miguel ahita amubwira ati rwose Emanuela, ntakubeshye umutima wanjye rwose ntabwo uri gutuza, ndagukunda urabizi kandi nawe urankunda, sinumva rero impamvu njye nawe tutajya mu rukundo mu buryo bugaragara. Naho Emanuela ati kandi nyine narakubwiye ko ntifuza guhemukira inshuti yanjye. Miguel ati nyine kubera ko twese n'ubundi dukundana kandi bikaba aricyo cyangombwa, twakabaye tujya mu rukundo maze tugasigara dutekereza ku buryo bwiza twazabibwiramo nyine Lorita tukamubwira ko dukundana. Emanuela ati ntakubeshye ibyo bintu rwose ntabwo mbishaka, sinshaka kuba inshuti mbi mu maso y'inshuti yanjye, sinshaka kuba rwose impamvu yo kubabara kwe. Bakiri muri ibyo rero bahita bumva umuntu akomanze, maze Emanuela agahita amubwira ati byanze bikunze uwo ni Lorita ugarutse kuko yari agiye guhaha, ubwo rero ushaka nyine ukuntu uca mu muryango w'inyuma ubundi nyine ugende, sinshaka ko agusanga hano. Ahita agenda rero maze Emanuela akagenda agafungurira Lorita. Lorita akinjira ahita amubaza ati none se Miguel ari hano? Emanuela ati ari hano se akora iki? Naho Lorita ati parufe ndi kuyumva ahantu hose, iyi nzu yose ndumva ari parufe ye. Naho rero Emanuela ati birumvikana nyine ugura mukumbuye, niyo mpamvu uri kumva humura ahantu hose, reka rwose ntawe uri hano, nta n'uwigeze ahagera.
naho rero Lorita ahita abwira Emanuela ati ariko se tukivuga kuri ibyo bintu mbabarira umbwire uzi yuko buriya nta munsi n'umwe Miguel arambwira ko ankunda buriya se mu by'ukuri ubundi arankunda umusore utarigera abikubwira n'umunsi n'umwe nyamara njye mbimubwira kenshi ariko we ntarabimbwira na rimwe. Naho rero Emanuela ahita akubita agatima ko rwose ari we nyine Miguel akunda kuva kera maze agahita yumva impamvu atarabwira uyu mukobwa ko amukunda. Ahita amubwira ati nyine buriya hari abasore bameze batyo, hari abasore batajya bapfa kuvuga ndagukunda bagakora ibikorwa gusa ariko amagambo ntibayavuge. Lorita ati ahubwo mfite ibintu byinshi byo kukubwira, atuzi yuko na n'ubu ngubu David agikomeje kungendaho ngo ashaka kunsaba imbabazi ngo dusubirane, sinumva impamvu ari kugerageza kuntesha umwanya kandi mu by'ukuri nifitiye undi muntu nkunda, sinzi impamvu rwose ari kuza mu buzima bwanjye ubu, nyamara yaransize ngata umutwe ntagaruke guhita areba uko ameze. Ubu ngubu rero namaze kwituriza nibereye mu rukundo nibwo ari kugaruka kandi kumbwira ngo twongere dukundane. Umunsi rero wakurikiye mu masaha y'umugoroba Miguel asaba Lorita ko nyine basohokana maze bakajya gusangira, nyamara Miguel aba yumva yifuza kujya kubwiza Lorita ukuri noneho akamubwira ko rwose akunda cyane Emanuela. Nyamara Lorita abwira Emanuela ko rwose ashaka ko amuherekeza maze bakajya gusangira. Baragenda rero bakajya muri resto batangira gufata amafunguro, ariko nyamara Lorita akajya abona nyine Miguel yitaye kuri Emanuela cyane, akabona nyine ari kumuhereza icyo kunywa, ari kumuhereza icyo kurya, mbese akabona ntibisanzwe. Rimwe na rimwe ndetse yanamureba agasanga ari kumureba cyane, ariko nyine ntiyabitindaho. Barataha rero, ariko nyine Emanuela aba yarakariye Miguel kuko rwose aba yabonye ko nyine ibintu yari ari gukora bitari sawa. Buracya rero maze bari kwiruka bari muri siporo, Miguel yiruka kuri Emanuela cyane akamubwira ati mbabarira uhagarare rwose tuvugane. Emanuela ati umva ndabona wagira ngo ibintu urimo rwose ni imikino, urumva umutima w'inshuti yanjye ari uwo gukinisha. Naho rero Miguel ati none kuki wemeye kuzana nawe ko rwose ntashakaga ko muzana. Naho rero Emanuela ati rega Lorita nyine yaranyinginze ansaba rwose ko twazana. Miguel ati numvaga nifuza kumubwira nyine ko ibyanjye nawe rwose byarangiye. Naho rero Emanuela ati nibyo ntashakaga, ntabwo nifuza ko wababaza inshuti yanjye. Miguel ati none se bizakomeza gutya kugeza ryari? Niba mu by'ukuri ari wowe ntekereza, ari wowe uri mu mutima wanjye, gute nzakomeza kubeshya inshuti yawe ko nyikunda kandi nyamara ntayitekereza? Nyuma rero y'iminsi Lorita rwose abona ko hari ikitagenda, abona ko ibintu bitameze neza habe na gatoya, aba ari kumwe rero na Emanuela bari muri supermarket. Emanuela rero wari uri guhaha, telefone yayirambitse nyine ku kameza kari kari aho ngaho, telefone ye ikomeza gusona, maze Lorita akabibona arayifata rero, maze akiyifata ngo ayimuhereze, message kabiraje atazi nawe uko abigenze rwose. Message ihita iza muri telefone nyine kuri ekara, maze akaba arayisomye, ahita asanga rero ari Miguel wawandikiye Emanuela amubwira ati sheri ndagukumbuye ni ukuri kandi nyine urabizi ko ngukunda, nicyo gihe ngo tubwize ukuri Lorita, ntabwo twakomeza kumubeshya bigeze aha. Lorita yari akimara gusoma iyi message ahita ahagarara akananirwa kunyeganyega. Naho Emanuela araza nyine agasanga afite telefone ye mu ntoki, arayimwaka maze agatangira gusoma. Arasoma agasanga ni message Miguel yari amwoherereje. Lorita we ahita asohoka yihuta maze agahita ajya mu modoka, atwara rero nk'umusazi, maze akafata telefone kugira ngo ahamagare Miguel, dore ko rwose aba yumva ibintu abonye ahari ari inzozi. Kubera ari ukuntu yashakaga telefone nyine mu isakoshi, arangaye yibagiwe ko ari kuri vola, ajya kubona akabona agiye rwose kugonga ipoto, ahita rero n'ubundi imodoka nyine ayikubitaho kuko biba byarangiye n'ubundi abibona yayigeze imbere.
bahita bamujyana kwa muganga, gusa nyine ntabwo aba yapfuye. David rero arabimenya, maze nyine akamusanga kwa muganga, ahita ahamagara Emanuela, maze akamubwira ati nyine Lorita yakoze agisida ikomeye, nyamara abimubwira rwose na Emanuela nawe yahangayitse, dore ko nyine aba yayobewe ahantu yagiye, kubera ko agera mu rugo agasanga ntabwo arahagera kandi ari we waje mbere. Atangira rero guhangayika n'ubundi, agatangira kubaza nyine Miguel uko byagenze, naho Miguel ati message nakwandikiye wayibonye? Undi ati nicyo kikwibabarije kandi njye nabuze inshuti yanjye. Ni muri ako kanya rero bakira iyo telefone nyine iteye ubwoba, bose rero imitima ihita ibavamo, maze bagahita bajya gushaka nyine aho ku bitaro baba barangiye. Bahita basanga rero nyine byahungabanye ariko nyine atakomeretse. Amara rero iminsi mike kwa muganga, maze bakamutahana bamujyana n'ubundi kwa Emanuela. Aryamye mu ntebe rero atangira kubabwira ati ni ukuri naratunguwe cyane, ahari natekerezaga ko ndi kurota. Message nabonye nagize ngo ntabwo yanditswe na Miguel wanjye, kuko nari nzi ko Miguel wanjye atabikora, Miguel wanjye atambeshya. Nimumbwire kandi mumbwize ukuri, ubundi urukundo rwanyu rwatangiye ryari? Mwatangiye kumpisha ibi bintu ryari? Batangira rero kumusaba imbabazi, dore ko nyine bose baba bumva ari abanyamakosa. Naho rero Miguel ati nakubeshye rwose, ni ukuri nakoze amakosa akomeye, ariko ngusabye imbabazi umbabarire, kubera yuko ubundi rwose mbere na mbere nakundaga Emanuela, naramukundaga cyane ku buryo nahoraga nshaka impamvu njye nawe twaba turi kumwe, ndetse rwose numvaga ndi no hafi kubimubwira, ariko nyine niwe wagerageje kumbwira ngo urankunda, mbese yaranteruye akundambika mu maboko neza neza. Ubwo rero nahise nyine ntangira kukwikundira, kuko nabonaga hagati yanjye na Emanuela nta kintu kizavamo. Umunsi rero namenye ko nawe ankunda, nakubeshye rwose za santima nari mufitiye zahise zongera zirabyuka ntazi ngo ziturutse hehe, mpita ntangira kongera kumwiyumvamo. Gusa nyine umbabarire rwose ku bintu byabaye, nta n'umwe watekerezaga yuko byarinda bigera aha ngaha. Lorita rero ahita ababwira ati cyakoze bitumye nsobanukirwa ibintu byinshi ntari nabashije gusobanukirwa, nk'ubu maze menya impamvu naje ngasanga parfait yawe yuzuye hano mu nzu, nyamara akanga kumbwira impamvu. Nongeye gusobanukirwa kandi impamvu buri gihe iyo baga uhari Emanuela yabaga yishimye cyane, ari kwisetsa ubona rwose anezerewe. Ikindi kandi nongeye kumenya impamvu yakundaga kukuvuga ndetse yakundaga kukuganiraho, ukabona rwose ari ikiganiro kimushimishije. Nongeye no kumenya impamvu cya gihe muri resto ari wamurebaga cyane ukamusomesha ku cyo kunywa, ndetse ukabona wamwitayeho cyane rwose nk'aho ari we mukunzi wawe. Nararangaye, nakabaye narabibonye kare ko mukundana, ariko nanjye nyine nagerageje kwipfuka mu maso. Emanuela rero nawe ahita atangira kumubwira atari ko rwose ibyo uri gutekereza ntabwo ariko bimeze, ntabwo twakundanaga kandi nawe mukundana. Gusa nyine hashize imyaka nimukiye hano, umunsi rero nimukiraga hano nari ndi hanze nyine abantu bari kunteruza ibintu babishyira mu nzu. Nagiye rero mbona umusore mwiza ampagaze imbere, ari kumbaza niba ari njye muturanyi mushya. Namubwiye ko ari njye nimukiye hano. Yahise rero ambaza icyo yamfasha, maze mubwira ko nta kibazo yamfasha icyo ashaka. Yatangiye rero guterura ibintu biremereye mu byo nari mfite, atangira nyine kubishyira mu nzu, ari nako kandi anganiriza, ambaza aho nabaga, ambaza nyine amakuru. Nyamara rwose guhera uwo munsi natangiye gukunda uwo musore bitavugwa, dore ko nyine natangiye gukunda inseko ye, ntangira gukunda imvugo y'ukuntu yaganiraga atuje, ntangira gukunda buri kimwe kimwerekeye. Naramukunze rwose bigera kure, gusa nyine kuko natekerezaga ko ntamubwira ko mukunda, naracecetse. Ariko nyine nkajya numva hari umunsi umwe uzagera maze njye nawe tugakundana. Nyuma yaho gato rero nibwo waje kuza nyine uba winjiye mu buzima bwe, ndetse rwose muba murakundanye. Naracecetse rero kuko ntacyo nari mfite cyo gukora, nagufataga nk'inshuti yanjye magara, ntabwo rwose nifuzaga kukubabaza.
Nyamara rero Manuela aba ari kuvuga ibi byose, Miguel ari kumwitegereza ari hafi nko guhaguruka ngo amwegere, uba ubona nyine yagahagurutse akamuhobera. Aragerageza kubera ko aba ari imbere y'umurwayi hano, bataba bashaka gukomeza gutuma nyine aremba, ariko mu by'ukuri uba ubona Miguel nyine ari kumva amagambo Emmanuel ari kumuvugaho, ukabona nawe ari kugenda nyine yiyumva mu rukundo na Emmanuel, dore ko rwose Emmanuel nawe aba abivuga ubona yatwawe wese. Bose rero bakomeza kumusaba imbabazi, maze akababwira ati ibyo ari byo byose amakosa ni ayanjye, kuko nagiye hagati yanyu kandi mwarakundanye imbere yanjye. Naho rero Miguel ati hoya rwose, ahubwo amakosa ni ayanjye kuko nagiye hagati y'inshuti ebyiri. Gusa nyine ntabwo nari nzi yuko rwose Emmanuel ankunda. Lorita rero ahita ababwira ati rero rwose ngomba nyine kuva hano, kubera yuko n'ubundi nari narabonye buruse yo kujya kwiga masters. Rero ko rwose ngomba kugenda. Hashize ukwezi kose narabonye iyo buruse, ariko numvaga ntashaka kugenda kuko numvaga ntifuza gusiga Miguel, numvaga ngomba kumuba iruhande. Ubwo rero ibi byose bimaze kuba, ndumva ko nta mpamvu n'imwe rwose yo kuguma hano, ngomba kugenda maze nkajya kwiga. Bose rero nyine agahinda kaba kabarenze, kubera yuko ntabwo baba barifuje ko ibintu birangira gutya. Naho rero Lorita ahita abwira nyine Emmanuel atura inshuti yanjye magara kandi twakundanye kera, sinekereza ko rero umusore ari we watujya hagati maze tugatandukana. Ibyo ari byo byose ninjye nakoze amakosa, gusa nawe wakabaye waramubwiye ko umukunda kera, cyangwa se igihe natangiraga kukubwira yuko mwiyumvamo maze ukambwira ko rwose nawe umukunda, nari guhita mpagararira hariya. Emmanuel ati ndabyumva rwose, nanjye nakoze ikosa rikomeye. Naho Lorita atari kubyo ntabwo byaduteranya, gusa nyine ngomba kugenda maze nkabasigira umwanya wanyu mukisanzura, mukikundanira rwose nta kibazo, kandi nyine ntabwo mbarakariye, ndetse rwose nta n'ikibi mbatekerezaho. Bose rero baramwegera bakamuhobera kandi nyine bakamusaba imbabazi, nawe nyine akabababarira, maze akababwira ko nyine agomba kwitegura kugenda akajya kwitangirira ishuri. Igihe cyo kugenda rero kiragera, maze bombi nyine bagaherekeza Lorita bamugeza ku kibuga cy'indege. Bagarutse rero baparika imodoka imbere y'inzu zabo, maze nyine Miguel agahita abwira Emmanuel ati none se ubu urumva nyine hakwiye gukurikiraho iki? Ngewe nyine uko mbyumva ndifuza nyine ko waba sheri wanjye, tugakundana ndetse rwose tukabishyira ku mugaragaro, tugatangira no gutera intambwe zikurikira, mbese tukaba umwe kugeza nyine urupfu rudutandukanyije. Emmanuel rero araseka maze agahita amubwira ati icyo gitekerezo ni cyiza kandi nanjye ndagishyigikiye rwose. Bahita bahoberana rero maze bagasomana. Emmanuel akabwira Miguel ko amukunda cyane, ndetse Miguel akamubwira ati nanjye ndagukunda, ndetse ndagukunda kuko nanagukunze nkigukubita amaso bwa mbere, n'ubu rero ndacyagukunda cyane kandi nzakomeza kugukunda. Bose rero ibyishimo nyine biba ari byose. Ku rundi ruhande rero Lorita aragenda akiga, maze yasoza kwiga umunsi wo kugaruka, aragaruka rero ahagaze nyine ku muhanda ategereje imodoka yagombaga kumutwara muri aparitema yagombaga kubamo, afite nyine n'imizigo myinshi. Ajya kubona akabona imodoka iraje imuparitse imbere, ahita rero abona havuyemo David, maze akikanga kuko rwose atari akitekereza kuri David. David rero ahita amubwira ati Manuela yambwiye ko nyine uyu munsi ariko ugomba gutaha. Hanyuma rero rwose nari ngutegereje, urebye nari mbizi ko byanze bikunze uyu munsi tugomba kubonana, nubwo ntari nzi ngo turi buhurire hehe. Ubu rwose nari ndi mu nzira njya ku kibuga cy'indege, nzi ko ariho ngiye kugutegereza, none kubw'amahirwe mpise nkubona rwose nkiri hafi. Gusa nyine ikintu cya mbere nshaka kukubwira, ndacyagukunda. Nyuma y'iyi myaka yose ishize sinigeze ndekeraho kugutekereza.
ibitekerezo byanjye ni wowe gusa. Lorita rero ntabwo rwose atekereza kabiri, ahita yegera uyu musore maze akamuhobera cyane, dore ko nyine bari banakumburanye. Aramuhobera ntagire ijambo na rimwe avuga. Naho rero David ahita ahamagara nyine umuntu wari uri mu modoka. Lorita ati ninde uri guhamagara? David ati ni mama wanjye. Mama we rero araza. Lorita aba afite ubwoba kubera ko batumvikanaga. Naho rero mama wa David ahita abwira Lorita ati ni karibu umukobwa wanjye, urakaza neza rwose. Amuhereza ikiganza rero Lorita akagira ngo ari kurota, nyamara aba amwishimiye cyane rwose. Ati rero rwose mukobwa wanjye, nje kugusaba imbabazi nanjye, kubera yuko umuhungu wanjye aragukunda cyane kandi yahoraga nyine agutekereza, ntiyigeze ahwema na rimwe kugutekereza. Ubwo rero kubera ko nabonye agukunda n'umutima we wose ndetse mukaba mukundana, ndabashyigikiye rwose. Intambwe muzashaka gutera yose ndahari kugira ngo mbabe inyuma. Bahita bahoberana rero bose ari batatu, maze Lorita ibyishimo bikamurenga. David rero aramubwira ati ndacyagukunda ni ukuri. Naho Lorita ati nanjye ndagukunda cyane. David rero ahita amubwira ati injira mu modoka maze tubanza tujye kudepoza ibi bintu, ubundi dukomeze tujye guserebura. Bahita bagenda rero ibyishimo nyine ari byose. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.